Nanone kandi mwongeye kugarukana na Jimmy 250 cyangwa se Jimmy Mugaga nyita uko byumva, niko maze iminsi mbabwira ariko amazina nzwiho n'ayo ngayo. Tugarutse kuri uyu munsi rero tuje kubasobanurira cyangwa se wenda kubashishikariza umuti mwiza cyane ugezweho wagufasha by'umwihariko abadamu mufite ikibazo cy'impumuro mbi rwose, abantu mufite guhumura nabi hepfo hariya muri cya gice cyanyu kindi ntavuze, ariko ubwo weho hita ubimenya neza. Uyu ni umuti mwiza rero wagufasha kugira ngo urusheho kugira impumuro nziza, kandi kugira ngo n'umugabo wawe cyangwa se wenda n'umusheri wawe cyangwa se n'umusore mukundana mu gihe runaka mubonanye ajye abasha kukwishimira, ajye abasha kugira ubwuzu. Rero uyu muti uragufasha nanone kongera kugarura ubusugi ku bantu mwatakaje ubusugi, mukaba mwaritakaje icyizere ngo rwose ngo urabona ngo umusore se ko yanterese yankunze tukaba tugiye kubana kandi rwose narakoze amahano bitari rimwe bitari kabiri bitari gatatu azahita abimenya. Nagira ngo nkubwire ko rero uyu muti waje ari igisubizo, wongera ukagusubiza nk'uko wari umeze. Yego, wongera ugasubira ibusugi rwose, ukongera ukaba umwana muto ukivuka. Hari n'abantu rero babyaye kenshi, umuntu ubyaye gatatu kane gatanu gatandatu se kangahe, ufite ikibazo umutware wanjye arahagera agasanga rwose mbese ibintu sinzi ukuntu bimeze, mukorere surprise ugure uyu muti uwukoreshe, uzawukoresha iminsi 2-3, umugabo wawe nakugeraho azibaza ngo ese madamu byagenze bite, bampinduriye se nashatse undi byagenze bite. Nta handi rero wasanga igisubizo usibye kuba wagura uyu muti ugufashe guhumura neza, ku buryo umuntu wese ukugana avuga ngo rwose umugore ni uyu nguyu. Kandi nanone uyu muti urongera ugufashe gusubira kuri tayi nziza ku bantu mufite umubyibuho ukabije, mufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije rwose, muvuga nti se koko mana uyu mubyibuho ndawerekeza he, nzabigenza nte, mbese mwifuza kubaga small size. Small size, nivuga ngo small size ndaba nkoresheje icyongereza, ariko abandi bakunze kuvuga ngo taille française, abandi bakavuga ngo ni kamaneke, abandi bakavuga ngo nabyita ngo iki, mufite ukuntu mugenda mubyita kwinshi kugiye gutandukanye, ariko nagira nkubwire yuko uyu muti ari wo waje ari igisubizo. Nta handi rero wawusanga ni muri BF Suma. BF Suma niyo yaje ari igisubizo kuri buri muntu wese wifuza kugira ubuzima bwiza, wifuza kugira imibereho myiza. Navuga byinshi rero, ariko ukeneye ubusobanuro bwinshi buhagije watwandikira kuri nimero zacu za WhatsApp 07 9 89 75 799. Nanone kandi ushobora kudukenera kuri Airtel yacu ni 07 60 69 522. Murakoze kubwa neza, ihutire gukoresha uyu muti ubundi utubwire nti rwose BF Suma mwaje muri igisubizo, mwankuye ahantu habi, ku buryo se wenda umugabo wanjye twatonganaga, ku buryo se wenda umusheri wanjye dukundana twahukuraga, ntiyifuze ko wenda bitewe n'impumuro mbi mfite mu kwaha se hepfo hariya, nuko byose uyu muti niwo wagufasha gukora isuku mu mubiri wawe ahantu hose, kandi umuntu mubasha kuba mufite aho muhuriye muri cya gikorwa cya babiri bari kumwe kikajya kigenda neza, kandi kikaba ari igikorwa kibashimisha ku ruhande rwanyu mwembi. Ubwa neza rero, mwari kumwe na Mugaga, Mugaga Jimmy 250, Boss 250, yose ni amazina yanjye. Ubwa neza turabakunda kandi twiteguye guhora turi kumwe namwe buri munsi tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye muri BF Suma. By'umwihariko rero mwadusanga i Remera, niho tubarizwa, niho hari icyicaro gikuru cyacu. Nabamenyesha ko kandi BF Suma ifite icyicaro gikuru muri Amerika,